Hey guys, ndagusuje kandi guha ikaze mu biganiro bya buri munsi tukugezaho kugira ngo tujye tubana mu makuru y'imyidagaduro ya siporo, ubukungu, politike n'ibindi bitandukanye byose tukugezaho kugira ngo ukomeze kunogerwa. Njyewe ndi Hero Willis n'ibisanzwe kuri Mike. Tugiye rero kurebera hamwe ku byagiye bivugwa kuri Bijou kugeza amagingo aya ngaya. Bijou yavukiye mu mujyi wa Kigali, aho bita i Kanombe muri Kicukiro, of course mu murenge wa Kanombe, aho bita ku Gasaraba hepfo y'ikibuga cy'indege gato, aho yivugira yuko we icyo gihe bajyaga bazamuka rwose bakigira haruguru mu kibuga cy'indege bagapepera abantu bagiye kurira indege, byumvikanisha yuko yari umwana w'umunyamujyi wo mu itawu. Byaje rero kurangira agiye hehe, mu ntara y'amajyepfo we na mama we, aho bita i Butare, aho avuga yuko yigiye primaire ndetse akagera na secondary, gusa bakaza kuhava bakagaruka i Kigali we agakomereza segonderi we muri Uganda. Icyo gihe aho yize muri segonderi, yiga no muri kaminuza icyarimwe muri Uganda biremewe, ariko akaza kuva nanone muri Uganda muri kaminuza akaza mu Rwanda agakomereza muri UOK, muri University of Kigali. Yarangiza kuko yigaga ibintu by'ikoranabuhanga bya ICT, bikaza kumunanira kwiga, byamunanira ishuri akaryihorera. Gusa kugeza kuri ubu ngubu ahamya yuko umunsi umwe yabishatse azasubira ku ishuri kugira ngo ajye kurangiza amashuri ye yacikirije mu mwaka wa kabiri wa kaminuza. Bijou yarataramenyekana icyo gihe, ntabwo mwari muzi. Bijou rero yakora utuzi dutandukanye, ibiraka muri za Tour du Rwanda mwagiye mumubona yamamariza amakampani agiye atandukanye, bitewe nyine nuko ufite Gwedes muhawe. Byabaga ari ngombwa yuko nyine nka kampani runaka imufata ikamushyira kuri stage, then akajya agenda yamamariza muri Tour du Rwanda hirya no hino kugira ngo yamamaze ibicuruzwa cyangwa se serivisi zabo bitewe n'uburanga bwe, aho benshi cyane bagaruka bavuga ngo Bijou akunze gufungurirwa imiryango n'uburanga bwiwe, gusa ariko we ntabwo ariko abyemeza. Nguhaye ikaze nanone kandi gusaba gukora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi kandi bitandukanye bikuryoheye, kugira ngo byose bijye bigufasha kwenjoyinga your day, kwenjoyinga your life. Get Hero Willis, tubana every day. What's popping, what's trending, my people. Niki kiri kuvugwa, niki kigezweho in Kigali, ariko ndakiguhereza da. Twari tugeze ahantu Bijou yabayeho nyuma y'ubuzima bwo kunanirwa n'amashuri, gusa ahagana mu myaka ya za 2016 na 7 nibwo 2018 yaje gutangira kwinjira mu bintu bya sinema. Nyuma aza guhura n'uwo bita rero Benimana Hamadan, wamamaye ku izina rya Bamenya, bamushyira muri Bamenya. Ubundi Bijou yaratwakina no mu makinamico cyangwa se films atandukanye, ariko yitwa Bamenya niyo yamenyekanyemo cyane, imuha izina ridasanzwe, ndetse akina no muri City Med, aho yakundaga kugaragara ari kumwe na Christine cyangwa se na Ndimbati. Muri City Med witwaga Deo, bikaza kugenda gutyo nyine izina rye rikagenda ritumbagira. Bijou rero mu buzima bwe yemeza yuko yakundanye n'abahungu bagera muri 3 gusa, abo yitaga we ko yakunze cyangwa se bitanyishira ishusho, gusa akemeza yuko hari benshi bamukunda atanazi, ariko ikirenza atifuza no kubamenya. Ibyo ashaka kubamenya azaba yakunze, ariko ko ari icyamamare by the way, ntabwo yigeze ashaka kumenya abamukunda bose ko bangana.
Biju wagiye azenguruka amahanga hirya no hino, yaba agiye kureba abagabo, yaba agiye muri bizinesi, akubwira yuko ibihugu byinshi cyane byo ku isi yabigezemo, za Esipanye, za Dubayi, za Kenya, ibihugu bigiye bitandukanye byose Biju yagiye agira amahirwe yo kubikandagizamo ikirenge cye, bitewe n'ubutembere, ngo bitewe na bizinesi nk'uko nawe abyivugira. Biju uyu nguyu rero wamamaye muri Bamenya, ari mushiki wa Kanimba akaba ari we bosi wa Bamenya, ndetse akaba ari nawe mugabo wa Kecapu. Rero agaragara muri Bamenya afite role ya mushiki wa Kanimba, uba ufite utuzi two kugenda acakaza abagabo hirya no hino, akabona amafaranga akaza gufasha musaza we, ndetse niba ari muramukazi we, yego bamwita muramukazi we, akabafasha ubuzima kubaho, akajya bishyurira inzu n'ibyo kurya. Role yatumye abantu benshi bamukunda, yigarurira abantu. Ikindi kandi akururisha abagabo cyangwa se igitsina gabo, bavuga yuko ari indebo ye, buryo ki ngo arebamo atabishaka, ariko we agahamya yuko umuntu umubwira yuko areba neza atabishima, ati we yizi areba nk'Abashinwa. Biju rero sasa twinjire ku ka operation gatoya. Yigeze kugira gutya akundana n'uwo bita Lionel Sentore uba mu Bubiligi, muri Belgique. Icyo gihe byaraterendinze, inshuti yanjye urabizi, byaraterendinze, ariko hari ibyo ndi bugende nyuramo gakeya kugira ngo bidufashe kubona kugwa ku muzi w'icyo dushaka kuvuga. Icyo gihe rero byarahitinze koko, ati witwa Sentore n'ayandi mazina n'ayandi, ati yakundana na Biju, ikwambika impeta gutya na gutya. Biju yatandukanye n'umugabo, agiye kubona undi. Nuko rero igikwe ngo kigira gutya kiraba ngo mu murenge, ndetse kiba na hehe no mu rusengero. Kibera muri rwa rusengero rwa umupasiteri ukunzwe cyane Antoine Rutayisire, arabasezeranye. Gusa bimaze kuvamo saga, nyuma bimaze kugaragara yuko harimo uburiganya, ngo nta kujya mu murenge, ngo nta kiniki, byaje kuba ngombwa yuko abibazwa uwo bita Antoine Rutayisire, ati kuki wasezeranyije abantu batigeze basezerana mu murenge. Antoine Rutayisire ati njyewe, ati baje banyereka icyangombwa yuko basezeranye mu murenge, ati ikindi ntabwo twaka ibyangombwa biri notifiye byanotifayinzwe na noteri, kubera yuko ati n'abandi abo ari bo bose n'abasanzwe ntabwo twebwe tujya tugira gute tubatumikira notifiye. Ati rero kuba yaranzaniye icyangombwa sinari kugenzura, simfite imashini ivuga ngo iki ni oji, iki si oji. Gusa nararebye, cyangwa se ababishinzwe bararebye, bambwira yuko aba bantu twababatiza, ariko bikavugwa yuko batanze miliyoni yose y'amanyarwanda bakayiha Antoine Rutayisire kugira ngo abasezeranye. Ari nabyo nyine bashinja Antoine Rutayisire kuba yarariye ruswa, gusa ariko akabahakanira, ababwira yuko yagombaga kubikora ari wo murimo w'Imana. Hari akantu kigeze kuvugwa, Antoine Rutayisire ndumva bishobora kuba byari bikomotse aha kwisaga, bamubaza ati Apotre avuga ati Antoine Rutayisire akora amakosa, ati umuntu ava ahantu atwite yarangiza akamugira gute, akamusezeranya. Antoine Rutayisire amusubiza aramubwira ati njyewe ava iwanyu mumutereraho inda, akazi iwanjye amufasha kwiyeza, amufasha kwegerana n'Imana, agakizwa. Nicyo bishatse kuvuga. Mu by'ukuri fagite ya Antoine Rutayisire irimo ubwenge bwinshi kandi iranatsinda mu by'ukuri. Rero ibyo byose yagiye avuga yuko nta bushake yabishyizemo, bamweretse icyangombwa ko basezeranye mu murenge, kumva bibaye ngombwa yuko agira gute abasezeranya, arabasezeranya. Nyuma baraza kugira gute, bivugwa yuko ngo Sentore yasubiye muri Belgique, Biju agasigara aha.
inkuru zagiye zivuga ngo yagezeyo abantu baramurabura ari muri Belgique ngo Bijou ngo harahiye gutya na gutya, aragaruka ngasanga hakinze, yagiye iwabo wa Bijou ngo mu imfunguzo ibiki n'ibiki byose, ariko Bijou kugeza kuri ubu ngubu arakubwira ati ubundi ni iki cyemeza ko nakoze ubukwe, ati se ubundi gutya na gutya. Hari n'abandi bagenda bavuga ati Bijou yakoze prank y'ubukwe, ntabwo yakoze ubukwe, yakoze prank, ntabwo yakoze ubukwe, yakoze prank y'ubukwe. Yafashe abantu arabacurika, abandi bakibaza ati se ni gute umuntu ava muri Belgique akaza mu Rwanda aje kuko gukina prank, aje gukina filime? Ntabwo bibaho. Abantu benshi bagenda babigiraho urujijo, gusa Bijou akubwira yuko ibyo atari byo byari imbere, ndetse yuko ubu ngubu afite n'undi mukope, ibintu bimeze neza cyane, ushobora kujya kubona ukabona barabanye isaha ku isaha, gusa avuga yuko atari yatera ivi cyangwa se atari yamusaba ko babana. Ibyo nibyo Bijou we ubwe yitangarije, noti kuvuga ngo yabitangarijwe n'undi. Nuko amakuru ahagaze biravugwa yuko ngo Bijou yaba yarakoze prank y'ubukwe, n'akabihakana yivuye inyuma abitera utwatsi. Reka minira njye ndi Hero Willis.